Hello guys, ndagusuhuje wowe ukurikira ibiganiro bya Kinini TV. Nkuko bisanzwe rero n'ubundi kuri kamera ni Kinini Live TV muri kumwe cyangwa se umuyobozi wa Kinini TV. Ngarutse mu kiganiro aho nagusezeranyije yuko niba ukurikirana ibiganiro byanjye umunsi ku munsi tugiye kuzajya twigana mbategurira ibiganiro bigendanye no kwakoresha YouTube channel neza ubundi ugatangira gukirigita ku mafaranga. Wowe rero ugiye gukurikirana iki kiganiro uraza kukirangiza umaze kumenya neza uko wakwifungura YouTube channel bitagusabye amafaranga, bitagusabye ko ujya kuri Cyber Cafe ngo bagufungure YouTube channel. Uraza kumenya ibikoresho by'ibanze watangirana nabyo kugira ngo utangire gukora video zawe nziza cyane zitaguhenze. Kandi nurangiza iki kiganiro uraza kumenya neza inyungu za YouTube, icyo wayikoresha, uburyo ki wayamamarizaho, uburyo ki wayicururizaho, cyangwa se uburyo ki wayimonetiza ibintu byawe ushyizeho byose YouTube ikabikuhembera nawe ugatangira gukirigita ku mafaranga nk'abandi bakire bose. Ndagusabye rero niba utari wakora subscribe, reba handitse subscribe ukandeho, ubundi ukane no kuri like kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu umunsi ku munsi, kugira ngo nitujya dushyiraho ibiganiro n'ubundi uzajye ubibonera ku gihe. Ngizo inyungu zo gukora subscribe. Ubundi iyo ukanze subscribe ugakanda no kuri like ntabwo wongera kuvunika. Uwo muntu yabivuze ko umukunda nashyireho ikiganiro bitakuvunye uzajya ufungura YouTube channel yawe bite bizaho uhita ubona amasomo yashyizeho uyu munsi. Nawe rero niba ugiye gukunda ibiganiro byacu tugiye kujya tubana umunsi ku munsi, kora ibyo like na subscribe ubundi twitangirire tugende nkusobanure neza. Abagufite ntacyo tuzagena isubiye muri kari byawe urutinya k'igihumbi mu mahema y'abanyabyaha. Reka dutangire uyu munsi ibikoresho ugomba kuba watangirana YouTube channel yawe kugira ngo ubashe kugira channel nk'abandi bose bitaguhenze. Nyuma y'iki kiganiro kizakurikiraho nzabagezaho uburyo ki wafunguramo YouTube channel hanyuma ubundi ugatangira kuba content creator. Uyu munsi rero ikintu ngiye kugusobanura ni ibikoresho by'ibanze ugomba kuba ufite mu gihe udafite kamera, ariko kandi ntabwo byakuza kugira channel. Ngiye kugusobanurira ni ibintu bibiri. Ikintu cya mbere uzakoresha nkuko nanjye mbikoresha, uzakoresha telefone yawe. Ugomba kuba ufite telefone yawe ifotora neza cyane nta kibazo. Ushobora kuzakoresha kamera yayo y'imbere cyangwa se ugakoresha iy'inyuma kuko byose biremewe, bizaguha video nziza cyane. Ikindi kizakurikiraho nuko uzajya kugura icyo bita stick cyangwa se inkoni yo kuzajya urakoresha ushyiraho telefone yawe kugira ngo ibashe gufata telefone ubundi ibashe gufata ibiganiro. Uzabona hariho inkoni nyinshi ariko ngewe izo nzakwereka ejo, nzakwereka inkoni ebyiri. Hari inkoni yo gufatisha video itunze kuri telefone mu gihe wayiri moving, urimo ugenda ufata video uri kumuvinga, ibifashemo telefone ejo nzabibereka igenda imoving. Hakaba indi nkoni ndende uterekamo telefone yawe ubundi igatangira kugufata ibiganiro imeze nka kamera. Izo nkoni numara kuzibona icyo uzakurikizaho akantu kameze nk'aka ngaka, aka uri kubona. Aka nta handi uzagakura ni kuri Kiku. Byose nzabibasobanurira n'ejo nzabizana. Ngira ngo urabona yuko izi ngizi ari mikrofone. Izi ni mikrofone uri kubona no iyi ngiyi nambaye tuvugiraho aha ngaha. Nzagusobanura detail yazo zose, ntabwo duhenze, tugura makeya kandi dukora ibintu byiza cyane. Rero ejo mu kiganiro gikurikiraho nzakwereka mikrofone, nzakwereka inkoni ebyiri, nzakwereka n'utundi twa mikrofone tutari utungutu ushobora kuba wakoresha, nkwereke n'uburyo ki wabitangizamo ubundi ugafata amashusho ugatangira kwikorera video yawe mu buryo butaguhenze nk'abandi bose, ubundi ukamamaza ibikorwa byawe. Cyangwa se niba uri umwarimu ugatangira amasomo yawe kuri YouTube, ushobora kuba wigisha gitari cyangwa se ukaba wigisha ibigendanye no guteka cyangwa se usobanura ibya comedy cyangwa se ibigendanye n'imyororokere. Ikintu cyose wakenera kwigisha, cyangwa uri umuririmbyi ushaka kwigisha abantu kuririmba, cyangwa uri umukanishi uvuga ibyo ukora, nzabikwereka byose. Icyo usabwa wowe ni ugukanda kuri subscribe ugakanda na like
kugira ngo ikiganiro nzashyiraho ujye ukireba umunsi ku munsi. Kandi niba wifuza ko hari ikindi twaganira, nawe uzajya ujya muri comment wandikemo icyo wifuza ko tuganiraho, ubundi twizamukire nyine dufatanye n'abandi kuri iyi mihanda. Niba ufite amatsiko y'icyo wamenya uyu munsi cyangwa nzagusobanuriraho, ujye muri comment ucyandikeho. Comment nkunda kuzisoma, ndashyiramo nimero zanjye za telefone, uramutse ugize ikibazo wazajya umpamagaraho. Ubwo rero ndifuza ko kuri channel yacu tugiye kuzatubanamo buri gihe twiga kandi tukigamo ibintu by'ubwenge, nta bindi kuko muri iyi minsi content nabonye zaragwiriye, ariko abanyarwanda muri iki gihe bakeneye kubwiza ukuri yuko buriya hari ibintu twita thumbnail, twebwe nk'aba YouTubers dusigaye dukora byadutse, ugasanga ukoze ifoto uyishyizeho rwose ushituye abantu bamara kwinjiramo neza bagasanga ibyo washyizemo nta hantu bihuriye n'ibyo bashakaga. Ndagira ngo nkumenyeshe ko rero abanyarwanda basobanutse, iyo yinjiyemo aho ngaho agasanga ibintu washyizemo atari byo, ajya muri comment akagutuka, yamara kugutuka agakora unsubscribe. Urumva ko ubuhombye, niba yaraguhaye subscribe ubundi akayikuraho ubuhombye. Ubwo rero urasabwa kuzajya urakora content nziza, hanyuma abantu bageramo imbere bagasanga ibyo washyize kuri thumbnail cyangwa se kuri foto tuba twateguye nyine ikurura abantu, ukayitegura ariko ibyo uvuga ari byo birimo imbere. Kuko nibageramo bagasanga jamen urimo babeshya, ibizakubaho. Icyo uzaba ukora no kwirukana abantu bakurikira ibiganiro byawe, kubera yuko nyine iyo bashuka buri gihe babona ko uri umubeshyi, ariko nubabwira ibintu biri in deep bagasanga koko nibyo birimo. Nubundi ndakubwiza ukuri, buzajya bucya channel yawe nujya kwireba usange subscribe ziyongereye, kubera yuko umuntu yagiye ku kiganiro cyawe amaze kukireba aragikunda, amaze kugikunda nuko nguko abo batereka ngore subscribe nkore na like kugira ngo nzabibone ubutaha. Rero nutabikora uko nguko ukazana ibyo gutubura ngo karabaye ngo ripo, ukazana bya bindi ngo bimwe by'iterabwoba hariya ngo impanuka n'ibikibira byose agenda bashyiraho n'amafoto ateye ubwoba kugira ngo abantu bashiduke, ndakubwiza ukuri bazakandamo ubone ko bakanzemo, ariko ntibazayireba n'umunota n'umwe, kandi ejo ntabwo bazongera kureba ibintu byawe. Rero wowe niba ushaka gukora kuri YouTube kugira ngo ugendane n'abantu uko babyifuza, birasabwa ko urajya gukora content zidahinduka, hanyuma mara kuzikora kandi ibyo waploadinze akaba ari byo basangaho. Titre y'ikiganiro cyangwa titre y'ibyo washyizemo n'ifoto bikaba bigendana. Ubundi nakubwira iki, subscribe bazazishyiraho mu byumweru 3 uzaba umaze kugira iz'igihumbi, nta kindi usigaje kurwana n'amasaha. Ibyo byose rero nzabigusobanuramo hano, icyo uzamara gukora numara gufungura YouTube channel n'ibi bikoresho wabibonye, n'impamvu ya subscribe 1000 n'amasaha 4,000 kugira ngo ube monetize. Numara kuba monetize nabwo nzagusobanurira igikurikira. Urakoze cyane rero, nayo nkwibutse we tubanye muri iki kiganiro, niba utarakanda like uyikande na subscribe kugira ngo ejo tuzabane mu kiganiro gikurikiraho. Nakagaruka, Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane.